Hey lovers, mumeze mute bakunzi, nizere ko mumeze neza, nkomeje kubakunda. Niba utarakora subscribe, please do subscribe, like, share na comment, umbwire ngo nahageze. Abantu nkamwe ni mwebwe nyene mukomeje kunsapotinga. So uyu munsi ngiye kubatembereza Musanze, ahangaha murabona ko narengezeyo. Ahantu ni heza, nahakunze, reka nanjye mbabereke murebe ibyiza bitatse Musanze bro. Ahantu ni heza, batanga service nziza, snacks yaho araryoha, njye nanyweye milkshake iraryoshye, mbese ibintu byabo ni byiza, naho ubwaho ni heza, haratuje, hitwa kuri La Payote. La Payote rero iherereye Musanze, hano munsi ya ADP Kamoza, niba bahita Kamoza, niba ari Kumoza, I don't know. Ndi kumwe n'umushuti wanjye witwa Vivine. Uyu mukobwa ndamubateraho story mu kanya. Ngaho rero twagezeyo tubanza kwifotoza, gusa imbeho yari yose namwe muri kubireba, nifubitse umva n'ubu ngubu amagripe yabaye amagripe, ariko nyine ibyo nabyo bimbwiye, icyo nshatse kubabwira nuko ari heza. Hi lovers, banamwita Vivine, umukobwa utanga keya. Story time. Abantu bameze nka Vivine rero sinzi, reka mbatere story. Njye mu mbere segondere nari umururu wa wundi wa kweri, ariko ndashimira abantu nagiye mura nabo, sinzi impamvu ze gutya, nuko ejo uzabona Giselle aje mushimire, ubone haje Vivine ndamushimiye, ubone haje ndabashimiye, ba girls, bese hazaza abantu benshi mubone ndabashimiye. Sinzi niba ari njye muntu wagiye ugira amahirwe yo guhura n'abantu bakambera b'umugisha kuva mu mbere segondere kugeza amagingo yangaya. Abo bantu bakaba bakiri mu buzima bwanjye kandi barambereye ab'umugisha, kandi atari kuvuga ngo turagendana kururu. Wese ari afite yari, ariko memory twagiranye mu gihe cya nyacyo, mu gihe cyagiye Imana yaduhuje, zari nziza cyane. Reka mbatere story. Niga mu mbere segondere, nari ngiye muri internasi, nari mbimenyereye, namwe murabyumva, ndakana k'akaruru katazi ishinge na rugero. Imana iramfasha, ndarana n'umukobwa witwa Patience w'umusitari. Ntabwo navuga ngo twari inshuti, gusa yambereye umuntu mwiza, kubera ko narinze nsoza hariya mu wa gatatu ntarafata imyenda yanjye ngo ngiye kwifura. Niba nanafuze, ubwo nafuze inshuro nkeya zibarika, kubera yuko ndi mu bantu bahawe keya na Patience, atari uko nanze kwifurira, ahubwo nyine ariko akunda umuntu aza akakubera umugisha pe, agafata inshingano ku buzima bwawe. Umva byaranyoreye kumenyera ikigo, atari uko nyine byoroshye kukimenyera, ahubwo ari uko nahuye n'umuntu w'umugisha umfasha kukimenyera mu buryo bworoshye. Yambereye umugisha, yandinze kunyuzurwa, kuko yari umuntu w'umusitari. Igihe cyageraga cyo kunyuzura abandi, njye sinanyuzurwaga, kubera ko nyine nari ndi kumwe n'umuntu nyine usa nkaho anyita. Kubyumva ushobora kumva ari utuntu duto, nyamara icyo gihe byari ibintu binini. Yamfashije kumenyera ikigo ku buryo byankoze ku mutima, nza kubizirikana, numva ko yangiriye neza pe, ku buryo ubu ngubu mpuye n'umwana we, sinzi ko rwose hari icyo yansaba ngifite ngo nkimwime pe. Reka mbabwire, mugire neza, mwigendere, utitaye ngo akantu ni gato cyangwa ni kanini. Murumva ko kantu yankoreye ni gatoya, ariko nazirikanye neza yangiriye. Ikintu mbabwiriye iyi story, nimugire neza. Ikindi cya kabiri, mwibuke gushimira ababagiriye neza, kubashimire mukibafite. Mfite story nyinshi ku nshuti, kuko nagiye ngira inshuti nyinshi z'umugisha, nzazibasangiza, wenda hari icyo zizagenda zibafasha. Ikintu cyambabaje nuko Patience yarinze ava mu kigo ntamushimiye, nta nimero ye nari mfite, nta nafite aho gurira nawe, yagiye ntamushimiye, ariko mu by'ukuri kugeza ubu ngubu ndibuka ibyankoreye nkamushimira. Nshimiye Vivine rero, nawe yabaye umumaro mu gihe cya nyacyo. Uyu munsi rero ntabwo twatandukana, namushimiye. Niba ukeneye kumva izindi story, kanda subscribe, like, share and comment, kugira ngo next time tuzabonane uzumve izindi story. Thank you.